mbanje kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkwifuriza amahoro n'amahirwe bituruka ku Mana. Uyu ni wa mwanya mujya mukurikirana ikiganiro gutabarwa n'Imana, ikiganiro mugezwaho nanjye Frere Tuyisenge. Nkwifurije amahoro n'amahirwe, nkwifurije imigisha ituruka ku Mana, gukomeza kugenda udukurikirana tuganira ku ijambo gutabarwa n'Imana, tubana mu kiganiro twise gutabarwa n'Imana. Ko ijambo riratubwira muri Yeremiya 33:3 ngo ntabaza ndagutabara, nimara kugutabara nkwereke ibikomeye biri utabasha kumenya. Mwene data, Imana niyibasha gutabara, Imana niyibasha kurengera umwana w'umuntu yonyine, kuko niyigibasha kumuhumuriza, kuko niyigibasha kumutabara, kubera yuko Imana ariyo ifite ububasha, Imana niyo ifite ubutware, Imana niyo ifite ubushobozi. Nkwifurije gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ukomeje kudukurikirana muri iki kiganiro, igihe cyo gutabarwa n'Imana no guhumurizwa n'Imana, mu izina rya Yesu wakira ubutabazi buturutse ku Mana. Uyu ni wa mwanya mwiza twongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Byanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana. Ni ijambo tujya tukaganira ku ijambo ryo gutabarwa n'Imana, aho Imana yagiye igaragara itabara abantu bayo, yagiye igaragara irengera abantu bayo igihe babaga bari mu makuba, igihe babaga bari mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ariko Uwiteka Imana akagaragara nk'umutabazi, akagaragara nk'umurengezi, akagaragara kandi akongera kuboneka nk'umucunguzi. Iyo niyo ya Mana yacu tujya twiringira kandi tujya twizera. Mwami, ndagushimye, ndaguhimbaza kuri iki gicamunsi cy'umugisha. Izina ryawe ndihaye icyubahiro, kuko ni izina ryiringirwa, ni izina ryizerwa, kandi ngo abaguhungiyeho bose babona ubuhungiro. Ndagushima rero ndaguhimbaza kuri buri muntu wese wizera ijambo ryawe, kandi ukwiringira nkaho uri umutabazi, kuko uri n'umutabazi koko nyawe, kuko dufite ubuhamya bwa benshi baguhamiriza, yaba ari no mu ijambo ryawe kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Mwami, uri Imana itabara kandi uri Imana irengera abantu bayo. Ijambo ry'Imana tugiye gusomamo muri aka kanya, turasangira ku magambo y'Imana ari muri Yesaya 41 ku murongo waho w'9 tugeze kuri 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga muri Yesaya ibice 41 umurongo waho w'9. Reka dusome mu izina rya Yesu ngo wewe nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, akubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Umurongo wa 10, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Umurongo wa 11, dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. 12, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. 13, kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ntiwitinya, ndore ndagutabaye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko Imana niyo ibasha gutoranya umuntu wayo, Imana niyo ibasha guhitamo. Ijambo ryatubwiye no ku murongo w'ikeno ngo we nahamagaye, ngo narangiza nkagukura ku mpera z'isi mwene data, ngo narangiza nkaguhitamo, nkavuga ngo uri umugaragu wanjye natoranije, ngo kandi ntabwo naguciye. Wicibwa intege n'ibiguciye intege, erega wihungabana kubikunanije, erega wikwiheba, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo weho wari uri ku mpera y'isi, ngo ndangije ngo ndavuga ngo we nahamagaye, ngo nkagukura ku mpera y'isi no ku mfuruka zayo, ngo narangiza nkubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije, ngo kandi ngo nta nubwo naguciye. Umurongo wa 10 nakunze cyane, haravuga ngo ntutinye, ngo kuko ndi kumwe nawe,
ahari wajya kubona ukabona uri kunyura mu bihe bikugoye cyane, ibihe bikuruhije cyane, aho umutima ucitse intege, aho ubona byanze rwose, aho ubona byananiranye, aho wakwibaza ukavuga ngo nta n'abavandimwe dore bantaye cyangwa nta nabo nigeze, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo dore ndi kumwe nawe ntukihebe, ngo kuko ndi Imana yawe, ngo kandi nzajya ngukomeza, ngo ni koko nzajya ngutabara, ngo ni koko nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, nk'uko kuboko kwagiye gukora iby'ubutwari, nk'uko kuboko kwagiye gukora ibyo gukiranuka, ngo ariko kuboko Uwiteka yita ngo ni ukuboko ko gukiranuka. Uko Uwiteka yabwiye ngo ndamutabaye rwose aramutabara, uko yamubwiye ngo nzakwigirira neza n'ubundi mugirira neza, kubera yuko Uwiteka yahagurutse nawe umukoma mu nkokora, kubera yuko Uwiteka yahagurutse ntabwo agiye gutabara yitwaza ingabo wenyine ngo arihagije, ngo igihe kimwe yaragiye asanga Gideyoni, ngo igihe Gideyoni yari yishe, ngo igihe Gideyoni yari afite ibibazo, ngo igihe Gideyoni yari aguwe nabi, ngo igihe Gideyoni yabibiwe bikomeye cyane by'umuryango we bishe, ariko Imana yohereza marayika ngo agende umubwire ngo bite wa munyembaraga we, mwese kujya utagenda uko imbaraga zawe zingana, ko dore nagutoranije. Ariko umusore wawe Gideyoni ngo yari umwana muto cyane, umusore w'umugenda, ngo ariko ntabwo yigeze abyizera ngo habe no kubyemera, ngo ahubwo ngo yahise ahindukira ngo abazamarayika bamubaza ngo ese ngo Uwiteka niba akiri kumwe natwe akaba ari Imana yacu, ibi byo bitwaho ngo ni ibiki? Ahari kuko nawe wakwitegereza ukareba ibyo uri kunyuramo, ahari nawe wakwitegereza ukareba ibyo uri gucamo, ukareba hirya ndetse ukareba hino, ukabona byanze rwose, ukabona rwose nta kigenda, ukamera rwose nk'igihe kimwe umudamu w'umupfakazi, ngo igihe yari yamugeragaho ngo nuko Imana yari yamwoherereje ari umudamu w'umupfakazi ufite umwana, byari ibihe bikomeye, ibihe by'inzara, ngo nuko amugezeho ngo asanga basigaranye agafu gake cyane, ngo kari agafunga ibitekerezo by'umudamu n'umugambi wiwe, ngo aravuze ngo aka gafu dusigaranye n'utuvuta ngo tugiye kugasonga, ngo nitumara kugasonganye n'umwana wanjye ngo tukarya niturangiza twipfire. Ariko umudamu yari yakamenya ko ijuru ryamwibutse, ariko umudamu yari yakamenya ko Uwiteka yabasha gutabara, yari yiringiye ko agatsima yarya gusa yarangiza ngo we n'umwana we bakiryamira bakipfira. Ariko mwene data ndagira ngo nkubwire ko mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana irengera abantu bayo, mu ijuru hari Imana itabara ubwoko bwayo, mu ijuru hari Imana ijya yitegereza ahandi twebwe twabona byanze rwose, ahandi twe twabona rwose hasigayeho gatoya, ahandi twabona bitagishobotse, ariko Imana ikohereza ingabo zayo zikomeye cyane zigasanga umudamu akavuga ngo ese ngo wari usigajeho gato ngo wipfire, wereka da, ngo ahubwo mu nzu yawe twe tukuzaniye inkuru nziza rwose kutazigera ubura ibyo kurya na gatonya. Ndabizi mwene data, sinzi ubuzima uri gucamo, sinzi imibereho uri kunyuramo, ahari nawe waba uri guteganya uvuga ngo birarangiye, ahari waba uri kuvuga ngo nta kigenda byanze rwose, ariko muri aka kanya ndaguha ijambo ry'ihumure, ijambo twasomye muri Yesaya 41 kuri uyu murongo waho wa 10, haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Naho ku murongo wa 9 avuga ngo ni njye wagutoranije. Yesu yitegereje intumwa arazibwira ngo ni njye wabatoranije simwe mwantoranije, ngo ni njye wabahisemo simwe mwamisemo. Ndagushima Uwiteka kuri Imana igibasha guhitamo, ndagushima kuri Imana igibasha gutoranya, ndagushima ko wabashije gutoranya mwene data, ngo wayicyubahiro nishimwe ko ari we waduhamagaye warangiza ukadutoranya. Ibyo byari kubw'ubuntu bwawe, ibyo ntibyaturutse kubw'ubushake bw'abana b'abantu. Mana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 11, dore ngo abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, ngo n'abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Mwene data waba ufite abakurakariye, mwene data waba ufite abagutonganya, babandi bahora bakubaza ngo ese yo Mana yawe ehe, gwese ngo kuhora usenga ngo wiriza uhora amanywa nijoro igitondo n'umugoroba usakuza, barangiza bakanakurakarira rwose, barangiza
rwose bakakugirira umujinya rimwe na rimwe gahunda zabo kuko utajya uzitabira, uba witabiriza umurimo w'Imana, uba witabiriza gushaka Imana ku manywa na nijoro, baramuka bakubuza aho bagutegeye hose ngo bakakurakarira. Ariko mwene data umva uko ijambo rimbwiye ngo abo ngabo bose bakurakariye bose bazakorwa n'isoni, ngo nibarangiza bamware, ngo kandi kuri buri wese wagutonganije akuziza ubusa, ngo uwo wese uzamushaka umubure, ngo dore ngo bazahinduka ubusa, ngo ndetse bazanarimbuka. Uko batonganije umukoragu w'Imana, uko batonganije umukozi w'Imana, utagize icyo abatwara, utagize urwenderanya benderanyaho, ngo dore abo ngabo uzabashaka ubabure mwene data. Imana yacu icyubahiro, Imana yacu niyo guhabwa icyubahiro, Imana yacu niyo guhabwa ikuzo, ni Imana nziza kandi ni Imana nzima. Nawe ijambo rikambwira ngo ku murongo wa 12 ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi ngo n'abakurwanya bazarimbuka ubusa babe nk'ibitariho. Imana yacu ishimwe cyane. Hari babandi bajya bakugisha impaka, iyo uri kubabwira ukuntu Imana itabara, iyo uri kubabwira ukuntu Imana irengera, babandi bakubwira ngo ese kubera icyo utakwishakira n'inzira ngo wicire inzira, babandi bakubwira ngo ese utakwishingira nawe ushinga urugo nk'abandi. Abo ngabo bari kukugisha impaka mwene data, iyo bari kujya impaka kubabwira ko Imana yawe ikomeye, iyo bari kukugisha impaka bakubwira yuko Imana yawe idakomeye, nawe warangiza ukababwira yuko Imana yawe ikomeye, warangiza ukababwira ko Imana yawe yambaye, warangiza ukababwira yuko Imana yawe izagutabara, warangiza ukababwira yuko Imana yawe izakugira neza. Haleluya, haleluya. Warangiza ukababwira yuko Imana yawe ari nzima, warangiza ukababwira ko umukunzi wawe ari muzima, warangiza ukababwira yuko Imana yawe ari nzima, ukababwira yuko igitabara, ukababwira ko ikigira neza, ukababwira yuko ikiri nzima. Jambo riratubwiye muri Yesaya 40 mu murongo wa 12 ngo bakugisha impaka ngo uzabashaka ubabure. Abo ngabo igihe Imana izaba imaze kugutabara izabegeza ibashyire kure cyane ko nta kindi gihe bazongera kukugisha impaka. Igihe uzaba ugeze mu rugo rwawe rw'umugisha, igihe uzaba ugeze mu migisha Imana yaguteganyirije, ufite ahawe heza, ufite ibyawe uyoboye, ufite imikorere mizima iri mu mugisha w'Imana, abo nta hantu na hamwe muzongera guhurira mwene data. Ijambo ryavuye ngo abakugisha impaka bose Imana ikizakora izabigizayo. We mwene data, hamya yuko Imana yawe ari nzima, hamya yuko Imana yawe ari nziza. Wiba nk'abagabo 10 b'ibigoryi, abo igihe nose yoherezaga abatasi ngo nuko baragenda bagiye gutata igihugu, ariko banyanyirazayo 10 muri bo bajya inama baravuga ngo turi benshi, ahari harimo n'abanyabwoba, barangije bisunga bose 10, batangira kwitandukanya n'ijambo ry'Imana, batangira gutandukanya n'ibyiringiro. Ariko kare na Yoshua abagabo b'intwari 2 bonyine gusa bari bahagije, bavuga ibitangaza by'Imana, bavuga gukomera kw'Imana, baravuga ngo nubwo turi bake nibyo koko mwabivuze koko, ngo abagabo b'ibihanda barahari, n'igihugu koko ni cyiza, ndetse mwavuze ko ari ibirare ibihangaje, ngo ariko turi kumwe n'Imana tuzabarya nk'imitsima. Ariko turi kumwe n'Imana mwene data, ibyo bigeragezo wabinyuramo, turi kumwe n'Imana mwene data, Imana yabasha kugutabara. Aho uri guca rwose wahatambuka wemye, aho uri gutambuka rwose wahaca Imana yawe muri kumwe, kubera yuko ari Imana yiringirwa, kubera ko ari Imana yizerwa, kubera ko ari Imana itabara, kubera ko ari Imana ihembura, kubera ko ari Imana ikiza, kandi irabishoboye kandi irabibashije. Erega ntabwo ari wewe wa mbere yabigiye kwigira gutabara, ni Imana isanzwe itabara kandi bifite inararibonye, kandi ngo yigiye gutabara umuntu ntabwo ikenera ingabo nyinshi. Mwene data ngo igihe kimwe Didiyoni igeze kumanuka n'ingabo Imana yamubwiye ngo namanuka atere, ngo nuko aramanuka ngo ariko yari yitwaje ingabo ziteye ubwoba, hafi ingabo zirenga 3,000. Imana iramwitegereza iravuga ngo hoya Didiyoni, hoya abo bantu ni benshi, izo ngabo ni nyinshi. Mwene data hari wavuga ngo ko nize ibishuri byinshi cyane, ese ko nafite bene wacu bakomeye cyane, ese ko nafite inshuti bizagenda gute byanyura hehe? Nagira ngo ngutangarize nkuru y'iki gicamunsi, nagira ngo nkubwire ko rwose ibyo ngibyo rwose ari byo
ibyo byaba bimeze nka za ngabo Gideyoni Imana yamubwiye, yamubwira ngo Gideyoni gabanya abo bantu, ngo niba utabasha kubatoranya ngo bamanure ku mugezi ngiye nditoraniriza, ngo nuko bamanuka ku mugezi, ngo nuko bahageze ngo bagiye kunywa amazi, ngo bayajabagura nk'imbwa, ngo nabunamo bakanywa nk'ingabo banywesha ikiganza, ngo nuko muri abo bari banywesheje ikiganza batayajabaguye nk'imbwa, ngo nuko habonekamo 300 bonyine gusa mu bihumbi byarengaga 3. Imana amubwira ngo basipfa kujyana, ngo nabo baracyari benshi. Mwene data nagira ngo mubwiye yuko Imana igiye gutabara ntikangwa, ngo izakoresha n'abangana ikimuziranye, nubwo yaba nta muntu n'umwe muhamuziranye. Yesu igitondo kimwe yaravuze ngo nubwo yaba amabuye yasakuza, kandi ngo yaramye Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo rero ngo abo ngabo bakugisha impaka uzabashaka ubabure, ngo kandi na babandi bakurwanya ngo bazahinduka ubusa, ngo babe nk'ibitariho. Mwene data, wari uzi yuko ufite abakurwanya? Wari uzi yuko ufite abakwanga? Wari uzi yuko ku migambi yawe wihaye yo gukurikira Imana, wari uzi yuko ku byo wiyemeje kugira ngo ubashe guhesha Imana icyubahiro harimo abakurwanya? Cyagiye watangiye kugira plani zawe z'ibyo watezamo Imana, umurimo w'Imana imbere, gushyigikira n'ibyo byose, ingabo zo kukurwanya ziyobowe n'umwuka wa Satani, ziyobowe n'abadayimoni, ziyobowe n'abarozi, bihagurukira kukurwanya ibyo byose. Ari mwene data, umvika ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Imana yacu ishimwe cyane ko ibyo byose byitaye nk'aho byari biriho, ijya ibifata ikabihindura nk'ubusa, ikabihindura nk'ibitariho. Umurongo wa 13, kuko ngewe Uwiteka Imana yawe, ngo dore nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwiye ni dore witinya ndagutabaye. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ni Imana yonyine ivuga ngo dore nzagufata ukuboko kw'iburyo, ngo ariko nimara kugufata ukuboko kw'iburyo mwene data, ngo ntabwo nzarekeraho gusa, ngo ahubwo nzakubwira ngo witinya dore ndagutabaye. Mwene data, witinya dore Uwiteka aragutabaye, witinya dore Uwiteka aragutabaye. Hashyira izina ryawe uvuga ngo kanaka witinya dore Uwiteka aragutabaye, dore witinya uko Uwiteka aragutabaye. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwene data, icyo Imana idushakaho muri ibi bihe ni iki? Icyo Uwiteka Imana yacu icyifuzaho ni igiki? ngo nuko twakora ibyo gukiranuka gusa, nuko twakwihana ibyaha, nuko twava mu bicumuro n'ibyaha, naho ubundi Imana yiteguye kutugirira neza. Mwene data, nasomye ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, nahabonyemo abagabo 3 igihe bajya kubona bakabona ibihe byahindutse. Ese mwene data, hari ahantu utinze? Ese mwene data, hari ibyo ushaka gusohokamo? Ese hari ibyo wumva wavamo bikurambiye? Ese urumva hari ubuzima wahindura? Ndagira ngo nkwinginge muri ibi bihe ko harimo ibyo wahindura. Ndagira ngo nkwinginge muri ibi bihe ko harimo ubuzima wahindura. N'abagabo 3 nasomye mu ijambo ry'Imana igihe babonaga batinze ahantu, yaba ari Ezira, Nehemiya ndetse na Daniyeli. Ni abagabo 3 bafite ibintu bahuriyeho. Mwene data, byari Ezira, byari bimukomereye cyane, byari ibihe byari urugendo rwo gusubira iwabo. Ese hari aho waba ukumbuye wumva wasubira? Ese hari aho ukumbuye wumva wajya? Byari ibihe bimeze gutyo, byari ibyo bihe Ezira yari arimo bashaka gusubira iwabo, ngo kandi yari amaze kubwirwa amakuru yuko mu nzira wazajya naho wazanyura ngo harimo ibitero by'abambuzi, ndetse ngo inzira zitameze neza. Yari afite ubwoba mu byo yerekezagamo, yabonaga rwose biteye ubwoba, yabonaga bimeze nabi. Ese mwene data, nawe uritegereza urugendo rw'ubuzima uri kunyuramo, ukabona bimeze nabi, ukabona ntago bihagaze neza. Ariko mwene data, nakwinginga, ndaguhendahenda uzasome muri Ezira 9, ngo nuko Ezira 9 ibyo byawe bimukomereye, aravuga ngo ubu ni ugushaka mu maso y'Imana. Ndetse ni ukwinginga Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni ukwinginga Imana ya Isirayeli ihindura amateka. Uzasome muri Ezira 9, ngo nuko Ezira aratangira aca bugufi imbere y'Uwiteka Imana, watangira kwiyiriza ubusa, atangira guhamagara Imana agakiza we, arayibwira ngo Mana, mbega ntabwo aho dukomoka bigeze kukwiringira, mwerega aho dukomoka ntabwo bakwizeye, natwe ntabwo twakiranutse. ngo atakambira Imana umukozi w'Imana, ngo ahamagara Imana, ngo ahindahenda Imana, yinginga Imana. Mwene data, nusoma nanone muri Nehemiya 9, Nehemiya nawe byari mu bihe bikomeye cyane, ubwo yasubiye
yasubiraga iwabo kubaka inkike. Byari ibihe byo yasangaga abanzi babahagurukiye ba Sanibalati n'aba Tobiya, abanzi babo babaye abanzi, yabonaga bikomeye cyane. Byari ibihe bigoye, byari ibihe bimuteye ubwoba, aho umurimo wo gusana umurimo w'Imana inkike z'iwabo aho byari bikomeye. Ngo nuko muri Nehemiya kuva mu gice cya mbere kujya ku gice 9 n'uwasoma ngo ageze mu bice 9, bya bindi byo gukomeza amasitarateji yo kurwana no kugira ibyo akora byose no kugira ibyo asana, ngo ariko ageze muri Nehemiya ibice 9, umugabo ngo nuko ava kwizima, ngo ahamagara abana avuga ngo nimunyegere, ngo atangira gusenga, ngo atangira kwatura ibyaha bye, ngo atangira kwatura ibyaha by'umuryango we. ngo nuko aravuga ngo erega ntago twigeze kukumvira wa Mana we, ntago twigeze kukwizera, ngo habe no kukuyoboka inzira yawe, ngo habe no kugendera mu nzira yawe, ngo habe no gukunda ijambo ryawe, ngo twaratanye Nyiringabo Imana. ngo nuko aratakamba ngo yingingira Imana, Imana irangije ngo iramutabara. Imana yacu ishimwe cyane. Umugabo wa gatatu ni umugabo bita Daniyeli. Daniyeli yageze igihe kinini cyane ngo nuko akajya asenga 3 ku munsi. Inkuru za Daniyeli murazizi kuva kuri Daniyeli igice cya mbere, ubwo bajyanaga mu bunyage i Babuloni, bahageze batoranywa ari abana bagera muri 4, Daniyeli, Meshake, Saduraka, Abedinego. ubwo batoranywaga nk'abana bamwe b'ibyitegererezo ngo b'abanyabwenge, ngo nuko bajyanwa muri kiriya gihugu, nuko ngo bakundwa n'umwami. Ndetse mu izo nkuru zose muzazisoma ukuntu abana bagomeje gukunda Imana. ngo ariko Daniyeli ngo ubwo rwose yari mu ngore, ngo nuko agakunda gusenga, ngo uretse ngo yasengaga 3 ku munsi. ubwo nuko uvuga mu gitondo saa 6 nimugoroba, ngo kandi ngo idirishya ryabaga rifunguye ryerekeje Yerusalemu. Yari imyaka iragenda imyaka n'imyaniko, umugabo ntacyo byari mutwe, ariko ngo yasoma mu ijambo ry'Imana, ngo agasanga Isiraheli ubwoko bw'Imana ngo buzajyanwa mu bunyagwe, ngo ariko ntago bizarenga imyaka 70. umugabo yitegereje abona iyo myaka irarenze. Ese hari abo yitegereza ukabona amasezerano y'ibyo yimo biratambuka ndetse birimo birarenga. Ese ukabona ibyo Imana yakubwiye ntago byakagombye kuba bigejeje iki gihe bitarasora mwene data. Yego ibyo bihe bijya bibaho. Daniyeli nawe nuko byamugendekeye, ngo abona ibihe byatambutse, ngo abona ibihe byegeyeyo, ngo arangije umugabo nta cyandi mahitamo, ngo yigira inama yo gupfukama akazamurira Imana ibiganza, ngo atangira gusenga Imana. muri Daniyeli ibice 9 ngo aravuga ngo uzi n'ikindi Imana, ngo ubwoko bwanjye bwisha abahanuzi bawe, ubwoko bwawe ntibwigeze bwumvira, ubwoko bwawe nawe no gendera mu nzira yawe. ngo nuko umugabo aragomeza arasenga, ngo nuko umugabo aravuga ati ngiye gushaka mu maso y'Imana. ngo umugabo agomeza gutakambira Imana uko byagenda kose, umugabo agomeza kwiringira Imana, umugabo agomeza kwiringira Uwiteka. ngo aravuga ngo ntago ndi buhagarike gusenga. umugabo arasenga umunsi wa mbere yihana ibyaha, umugabo arasenga umunsi wa kabiri aniyeza, asengera ibisekuru byaho yakomokaga, akavuga ngo data ndabizi niyakumviye haba namba, ati mama niyakumviye haba namba, naho nkomoka bahoze bagendera mu bisekuru byo kutiringira, ari inkomoko n'inkomoko ibihumbi bica abahanuzi bahemuka. ngo yinginga Imana mwene data, ngo ahamagara Imana mu ijuru. Imana mwene data, iyo dusenze, iyo duhamagaye Imana, iyo twiringiye Imana, tugitangira gusenga, ndashima Imana ko ari Imana ijya yumvira mu ijuru. ni ukuri ndayihimbaza ndetse niyaha icyubahiro mwene data. Imana yanjye icyubahiro kubera ko ni Imana ugitangira gusenga ngo irumva. ngo Daniyeli agitangira gusenga Imana mu ijuru ngo yarumvishe, ngo irangije ngo yohereza n'umumarayika wayo ngo amanure ubutumwa. ngo nuko araza, ariko ageze mu kirere asanga ntigitunganiza. ari mwene data, wasanga yari imisenyero y'icyo gihe, wasanga yari isengera twa dusengesho duciriritse, wasanga yarasengera twa dusengesho rwa uri mu ijuru, wasanga yarasengera twa dusengesho twa kwizina ry'Imana data. ariko ngo umugabo yigira inama, aravuga ngo n'Imana niringiye, ngo n'Imana nizeye, iyo n'Imana itajya iyo n'Imana itagikiranirwa, n'Imana isohoza amasezerano, nzayigumaho nsenge byanze bikunze, nzi ko yanyumvishije. nubwo umumarayika ngo muri ibyo bihe araza, ijambo riratubwira ngo Imana yohereza marayika, ngo aramanuka ageze mu kirere,
aratangirwa n'ubwami bw'icyo gihe bw'abaperesi. Ari twebwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo twavuga ngo batangirwa n'ubwo bwami bw'aho ngaho. Wenda twebwe wasenga bigatangirwa na Ryangombe, cyangwa bigatangirwa na Gihanga, cyangwa bigatangirwa na za Nyabingi, cyangwa bigatangirwa n'imyuka y'Abanyarwanda, kubera ko ariyo twagendeyemo mwene data. Ngo ni uko umugabo yigira inama yo kutava mu masengesho uko byagenda kose. Umugabo yigira inama yo kudatuza kandi yo kutigera acogora. Aravuga ngo nzasenga mpaka. Aratabaza abwira Imana akaba ngo ko wavuze ko imyaka 70 ubu bwoko buzaba buri mu bunyage. Iryo jambo ryarasohoye, ariko hari irindi jambo rivuga neza yuko nyuma yo kujya mu bunyage bazasohoka bakava muri ubwo bunyage. Umugabo ahagarara kuri iryo jambo, aravuga rero niba hari ijambo ryasohotse ngo dore ubwoko bugiye mu bunyage, hakaba hari irindi ngo dore ubwoko buzava mu bunyage. Umugabo aragomeza arasenga, aravuga ngo Mana, ahari ni ugukiranirwa kwacu kwatumye utwibagirwa, kwatumye utatwitaho, kwatumye utongera kutureba, ariko ndakwinginze cyane, ariko ndaguhendahenze cyane, twibuka uri mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yo kabyara, Imana yo kagira neza n'ubuntu, ni Imana y'inyacyubahiro, ni Imana nzima kandi ikiranuka, ni Imana yigeze kwitegereza Henoki, iravuga ngo mu isi hari umugabo mpabonye, kandi ngo uwo mugabo arakiranuka kandi aratunga, ngo nta kintu usibye kumwimura. Ibyo bintu byose Daniyeli yari abizi, nicyo cyamuhaye imbaraga zo kugomeza kwihata gushaka Imana. Nuko ngo arasenga kuva ku munsi wa mbere, uwa kabiri, ibaye 10, ibaye 15, igeze ku munsi wa 21. Imana iravuga ngo mbese uriya muntu uri gusenga nini? Ngo ni Daniyeli umukozi wawe. None se kujya akomeje kuba mu masengesho, kandi nzi neza yuko abana b'abantu iyo mbashubije bahagarika amasengesho, none akaba yaragomeje gusenga. Bimeze nimugenda mu ndebe, nimunyumvishe amajwi, nimwumve ibyo agisenga. Ese bimeze, ese arimo arashima ko nashubije, ese arimo aravuga iki? Kandi ngo nuko Imana iye ko yumva umugabo aracyatabaza, yumva umugabo aracyahamagara Imana, yumva umugabo aracyavuga ngo Mana twibuke, yumva aracyahamagaza igisubizo Imana yamaje kurekura. Wenda Imana yakirekuye mu minsi 3 cyangwa 4 ntawamenya, cyangwa kuva ku munsi wa mbere ko Bibiliya ivuga. Niba ngo kuva Daniyeli agitangira gusenga nahise musubiza. Ese kubera iki gisubizo cyo kitamugezeho? Ngo nuko Imana yohereza marayika w'intambara, ngo aramanuka ngo ajya kureba impamvu uwo mugabo atashubijwe. Mwene data wiramirwa, mwene data wihagarika amasengesho, kugeza ubwo Imana yohereza marayika wayo aze kureba ko ibyo washubije wabyakiriye. Imana yacu icyubahiro, ni Imana nziza cyane, ni Imana yera kandi ni Imana ikiranuka, ni Imana ikunda abantu, yitwa Emmanuel. Ndagushima Mana ushobora byose, kuko uri Emmanuel, uri Imana ibana n'abantu, warangiza ukita ku bantu. Witaye kuri Daniyeli, ngo nuko marayika w'intambara aramanuka, ngo ahageze ngo abohoza marayika wari uzanye ibisubizo bya Daniyeli. Ngo nuko igitondo kimwe Daniyeli agiye kubona, abona yakira ibisubizo. Ngo nuko marayika aramubwira ngo kuva utangiye gusenga mugabo ukundwa, mugabo w'Imana, kuva utangiye gusenga mugore w'Imana, burya Imana yisohereza ibisubizo byawe. Ariko ngeze mu kirere, ubwami bwo mu kirere buramfata. Iyo utaza gukomeza gusenga, ndakuraho sinzi ko n'ibisubizo byawe bari kubibona. Mwene data guma mu masengesho, Imana izagutabara. Iyi Mana nkubwiye ni Imana itabara, ni Imana igira neza, ni Imana igira impuhwe, ni Imana y'ubutware, kandi ni Imana y'ubushobozi. Mana ndagushima kubwo ubwoko bwawe bwumvise ijambo ryawe, bashyigikira ubambika imbaraga zawe, bagira umurate wo gukomeza kuba mu nzu yawe, ni kubwo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, twabagezagaho ikiganiro gutabarwa n'Imana. Byo mukunda kudukurikira kuri channel yacu ya Frere Tuyisenge. Niba waramaze kwakira agakiza, komeza gushikama mu by'ubwami bw'Imana, komeze kwambara izindi mbaraga, komeze gusenga Imana uko bukeye uko bwije. Imana iragukunda, Imana ikwitaho.
nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana muri Yesaya 41 umurongo waho wa 9 ngo ni njye wagutoranije ngukura ku mpera z'isi, ngukura ku mfuruka zayo, ngukura iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, nagukuye kure hashoboka, ni njye wagutoranije, rero sinigeze nkureka. Imana yacu ishimwe cyane. Niba nawe utarakira agakiza, utarandikishije izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo, biroroshye, nta kindi usibye kwizera. Ni ukwizera Imana, ni ukwatuza n'umutima wawe, ni ukwemerera Imana ikakubera umwami n'umukiza wawe. Rero kuri uyu munsi uramutse wumva wajya ufatanya natwe mu kubana natwe, kujya ukurikirana ijambo ry'Imana, twakwifuriza ko watura aya magambo, usubiramo aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, nciye bugufi imbere yawe, nemera ibyaha byanjye, mbabarire ibicumuro byanjye byose, mbabarire ibyaha bya data na mama, tubabarire kubw'ubuntu bwawe, mbabarire kubw'imbabazi zawe, weze umutima wanjye mu izina rya Yesu. Amazina yanjye yandukurwe mu gitabo cy'urupfu, yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ndizera ko Yesu yapfuye apfiriye ibyaha byanjye, warangiza ukamuzura. Ibyo byari kubw'ubuntu bwawe, ibyo byari kubw'imbabazi zawe. Ijambo ryawe rero mu Baroma ritubwira neza ibice 10 umurongo wa 9 ngo twizeze umutima wacu tukizera ko wamuzuye ngo natwe tuzakizwa. Rero Mwami Imana ishobora byose, andika amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo, yandukure mu gitabo cy'urupfu. Kuva uyu munsi sinkiri uwa Satani, kuva uyu munsi mbaye umukozi wawe, mu izina rya Yesu, amen. Rero mwene data ukomeje kudukurikira, mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ya Frere Tuyisenge, aho tujya tuganira ku kiganiro saha yo gutabarwa n'Imana. Nkwifurije umugisha, nkwifurije amahirwe y'Imana, nkwifurije gushaka ahantu uteranira, nkwifurije kujya uterana n'abera, kuko ariho uzakura imbaraga z'Imana, ariho uzakura ubushobozi bw'Imana, kugira ngo Imana ijye ibasha gukomeza kukugirira neza. Nibwo impano zawe zizakura, kandi nibwo uzagira imbaraga zo kuba utabasha gusubira inyuma. Reka ngusengere wewe wese udukurikiye. Mwami, ndagushimya, ndaguhimbaza kuri iki gicamunsi.